k'ibihe turimo hari benshi cyane bitwikiriye iki kintu cy'umwuka w'ubuhanuzi se, iki kintu cy'umwuka w'ibitangaza se, ariko tutazi ibintu bararamo mu majoro bavugana na za nyabingi zabo cyangwa se ababatumye cyangwa se ababahaye izo mbaraga. Bamwe batanze ibitambo biremereye kugira ngo bahabwe izo mbaraga. Hari ibihugu bimwe na bimwe bigarukaho cyane ngo bajya kuzitorayo bagakora ibitangaza, ariko hari ibindi bintu batanze ngo by'ibitambo biremereye. Hanyuma wowe urifashe ngo mvuye aha ngaha ngo ngiye kujya kureba umuntu uri gukora ibitangaza ngo waje, ntuzi aho yavuye, urimo uraza we gusa kuvuga ibigambo gusa ngo ni umuntu w'Imana, Imana yamutumye ngo aze atugire dute, adusengere. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo. Turi mu bihe bya nyuma ku buryo tutazabasha gutandukanya ab'ukuri n'abatari ab'ukuri. Uzi ko ntabwo batukigira, uzi ko ntabwo batukigira. Birababaza kubona umuntu w'umurokore wizera Imana uri mu kigare, ukabyuka ugafata akabibiriya ukawugatira mu kwaha ukirukanka ngo ugiye kujya kureba umuntu uri gukora ibitangaza, utamuzi, utazi iyo yavuye. Izo mbaraga uza yarazikuye. Bamwe bari kugenda bahura n'izo ngaruka z'ibyo bintu bagiyemo batabizi ngo barimo barasenga Imana. Izo ngaruka ubu zirimo zirabageraho. Mube menge, mube tayari kuko ibintu birakomeye. Yes, my beautiful people, nizere ko meze neza cyane gukomeza kubana nanjye hano kuri Gospel 250. Of course ni Valeur hano ko maze kumenyana kuri Gospel 250. Mumeze mute? Njyewe meze neza. Uyu munsi wanjye ndatekereza ko naramutse mu gitondo niko niriwe, ndabona umunsi wanjye wanyedekeye fresh. Muri rusange ndashima Imana, ntacyo nyishinja. Ubuzima, iyo umuntu afite ubuzima burya bagomba kugira gute gushima Imana kuruta yuko cyangwa kuruta kuba wabreminga cyangwa ugira gute. Ariko nizitane zibamo sometimes, hari igihe umuntu ahura n'ibibazo rimwe na rimwe, ibintu bimwe na bimwe, ariko ntabwo tugomba kuba turenganya Imana, ahubwo tugomba kubaho dushima Uwiteka. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo tubeho dushima Imana mu bihe byacu byose. Nizere ko namwe rero mumeze neza muri rusange, aho mukomeje kudukurikira muherereye, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri Afurika cyangwa se no muri Europe cyangwa se muri Amerika, by'umwihariko aho waba uherereye hose. Reka ntagire kubwira nti komeza kugubwa neza cyangwa se no gukomeza guhirwa mu byo ukora ibyo ari byo byose. Ibyo ugerageza kujyamo, icyo ukoraho cyose kikubera cy'umugisha. Icyo unyuzemo cyose cyangwa se gahunda zawe ufite, Imana ibasha kuzigusapotingamo nawe ubasha kugira gute gukora kugira ngo witeze imbere. Ni byiza rero ko dukora cyangwa se tugasenga dufite n'ukuntu turi gukora kugira ngo Imana ize kuboneraho, iza kuduhera umugisha. Nizere rero ko umeze fresh rero muri rusange. Njyewe meze neza, ndaho ndashima Imana. Nizere ko namwe ari uko. Uyu munsi rero murabizi hano kuri Gospel 250 tujyana tuganira rimwe na rimwe cyangwa se tugatapanga, tukaba twategura ikiganiro runaka ari nk'ikintu dushaka kugira ngo twige muri rusange, tube twaganira cyangwa se tubwizanye ukuri. Of course hari byinshi cyane koko, ariko tugomba kugira gute, kenshi murabizi ko twibanda muri ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana se, cyangwa se tugahugurana ku bintu bijyanye no kuba biri kuvugwa cyangwa se ibintu byose biri trend by'uko byibanda kuri Gospel, habizana tukabiganiraho, ariko tukagerageza guhugurana bigize natwe kuri commentaire, kuko narababwiye ni commentaire icyo ziberaho. Ni igihe wumvisha ikiganiro cyangwa se wumvisha ibyavuzwe nawe ukagira ikintu ubasha kugira gute kubivugaho, twese tugafashanya tukagera duhugurana muri rusange. Byaba byiza rero uko subscribe niba utarayikora kugira ngo nawe ujye ubana natwe hano kuri Gospel 250 ku makuru agiye atandukanye, cyangwa se ku ijambo ry'Imana tuganira cyangwa se tukaganira ku biri kuvugwa muri rusange. Ni ibintu bigiye bitandukanye, ariko akenshi twibanda kuri Gospel. Ni iki dukora kenshi no ku nsengero zafunzwe cyangwa se amatangazo asohotse RGB cyangwa se amatorero ayo yose, tugerageza kuba updated kugira ngo namwe tugire icyo tubaza kubabwira cyangwa se kubaganiriza. Of course ni Valeur. Uyu munsi rero nateguye ko turi buze kuganira ku buhanuzi cyangwa se ku jambo ry'Imana, cyangwa se ukuraguza gukomeje gufera mu barokore. Apure ku bundi mitena nabyita ukuraguza gukomeje kugaragara mu barokore. Ukuraguza gukomeje kugaragara mu barokore muri iki gihe. Impamvu mbivuze bwo murayimenya, cyangwa se turajyana step by step kugira ngo tugende dusobanurira twese tujya tubyumva kimwe muri rusange. Ukuraguza gukomeje kwibasira mu barokore, cyangwa se abarokore twese tumaze kuba nk'abantu bajya kuraguza. Ntitukijya gusenga, ahubwo tusigaye tujya kuraguza. Ibyo mwari mubizi? Dusigaye tujya kuraguza, ntabwo tukijya gusenga.
Mumbabarire iri jambo uwo riri bukomeretse, mpamvu ndi kuguma ndigarukaho kuraguza, ariko tujye tubwizanya ukuri, abarokore tumeze nkaho turi kujya kuraguza kandi ntitwirengagije yuko ibihe turimo ni bya bihe bikomeye cyangwa se ni bya bihe bya nyuma nk'uko bivugwa, tugomba kubaho tugira iki, tugira amakenga. Hari byinshi koko hari byinshi cyane bikomeza kugenda bigaragara by'ibitangaza, akaba aribyo bidusunikira kujya kuraguza. Impamvu ndi kuvuga kuraguza, reka nze ndisobanureho gatoya. Impamvu ndi kuvuga kuraguza, umurokore iyo amaze kumenya ahantu hari gukorerwa ngo ibitangaza muri iki gihe, aba uwa mbere kugerayo, ntazi ngo basenga imana iyi, ntazi ngo gutera gutya, aho yasengaga akahikura, cyangwa se icyatumye ayoboka itorero yari arimo akagerageza kurihunga, ngo ni uko agiye ahari kubera ibitangaza. Nicyo kintu ndimo ndavuga, kuraguza gukomeye kuri kugaragara mu barokore. Ukuraguza gukomeye kuri kugaragara mu barokore. Buriya abantu benshi bajya bibeshya mu gihe cyashize cyangwa se no mu myaka yabanje, ariko n'ubu ngubu birakorwa. Kuraguza abapfumu, hari abantu bazi ngo buriya abapfumu muri iki gihe ngo ntibagihari, kuko akenshi mu mafilime twagiye tubibona cyangwa se no mu bintu bigiye bitandukanye tukabona ngo abapfumu ubona abantu baba mu tuzu tugiye kubagwaho, bisize ibintu gutya na gutya. Reva ntabwo ariko bikimeze. Abapfumu muri iki gihe basigara abantu batari banazwe na leta, cyangwa se baba baragiye bakaka ibyangombwa kuba bakorera mu gihugu cyacu. Ubu ni abantu bazwi b'abasirimu kabisa abantu benshi rero babyibeshyaho, ariko hari n'abapasitori bameze nk'abapfumu, nta muntu ndi butunge urutoki, ariko murabizi abenshi abarokore bakibwira yuko bagiye kugira gute, kujya gukira indwara, bagiye kugira gute kwa bapasitori runaka cyangwa se abaprofete runaka, muri rusange abakozi b'Imana. Hari bamwe utazi n'imbaraga aho zavuye, utazi n'ibyo bintu barimo barakora ibyo bitangaza impamvu bari kubikora, nawe ukirukagira ugiye kujya kugira gute, mu gihe hari abasengere mufite ikibazo iki n'iki, ugakurikira ibitangaza kuruta uko wakurikira Imana. Turi mu bihe bya nyuma ku buryo tutazabasha gutandukanya ab'ukuri n'abatari ab'ukuri. Tuzahura na challenge izo ngizo tuzazigira pe. Ikintu ndasaba abarokore cyangwa se ndasaba abakristo muri rusange, murabimbwiraho namwe, abarokore tugomba kuba turi stand by, dufite ikintu bita amakenga. Umuntu nakuramburira intoki cyangwa se ikiganza ku gahanga ngo ni ibitangaza gusa ukurikiye, uruzi agukuyemo ibiki, agushizemo ibiki. Ko tumaze kubona abantu benshi, namwe murabazi muri iki gihe, ibitangaza birimo birabakoresha cyangwa se mutazi naho babikuye. Bamwe ngo babikuye Nigeria, ngo hari imbaraga runaka babahereza bakamara amameta ibiki, bamwe bakabikura aha n'aha. Sindi gupinga ibitangaza pe, ariko bamwe bagarukwa mu majwi bagasengera abantu ngo bakagira bate, bakagira ibintu babakuramo, ariko mu by'ukuri urishuwa neza ko ari byo bagukuyemo, nta bindi bagusizemo. Igihe turimo ni igihe cy'amakenga, kandi tugomba gusenga Imana. Burya ijambo ry'Imana riravuga ngo ahari umwenda w'ahera watabutsemo kabiri, buri wese afite ubushobozi bwo kugira gute, kwigererayo. Mbere yuko ugenda ngo bagusengere, nibyo kuko banagusengera pe, nawe ugomba gufata iya mbere ukajya wisengera. Njye nemera ko buri imbaraga Imana ishaka kugukiza, cyangwa Imana ishaka kukuremamo ibitangaza, cyangwa se kuba yagukiza, cyangwa se uri gusenga ufite ibyo uyisaba, nawe ushobora kugira gute, gusenga, kandi ibyo bitangaza byaba ari icyo Imana ishaka kugukuraho nawe cyaba. Rimwe na rimwe ukabona abantu ari gufata amavuta, gukinga amavuta, ibintu nk'ibyo akakumenaho, akakuhagira, ntuzi ibintu ari kukwaturiraho, ntuzi ibintu ari kugutongereraho. Ziko ntabwo batukigira.
uzi ko nta bwoba tukigira. Umuntu arakumenaho amavuta ngo arimo arakubwira uzi ibintu ari kugutongerera. Bamwe bari kugenda bahura n'izo ngaruka z'ibyo bintu bagiyemo batabizi ngo barimo barasenga Imana. Izo ngaruka ubu zirimo zirabageraho. Mube menge, mube tayari kuko ibintu birakomeye. Buri muntu wese afite ubushobozi bwo kwiyegeranya ku giti cye, agasenga, akiyegereza Imana, utagendeye muri icyo kigare ngo ibitangaza biri aha n'aha, kuko ntawe uzaba utandukanye na wa muntu wajyaga ku mupfumu, mwese muzaba muri kimwe, uzaba ugiye kujya kwivuza ariko bigize bite ari nk'ubupfumu bari kugukoreraho. Mube tayari dusenge Imana kuko ibihe turimo birakomeye, ibimenyetso turi kugenda tubibona. Njyewe nabitekerejeho uyu munsi kuva mu gitondo, ndabisengera ndibaza dise ibi bintu ni ibiki, cyane yuko ibyo nkomeza kugenda mbona. Hari umuntu umwe wambaye ubuhamya bw'uko hari umuntu wamusengeye, nari buvuge izina, aramusengera ariko ntabwo bazi ibintu ashobora kuba yaramushizemo ubu ngubu bikomeje kugira gute kubuteza ibibazo. Bikaba bikomeje kumwafekta atazi ukuntu nawe akumva ngo ntabwo yahungabanye muri we. Ibyo bintu tubeho tugira amakenga kugira ngo tube tayari, kugira ngo tugire dute, tube ab'Imana yifuza, ahubwo icyo kintu cy'imikoshi n'ibiki byose bagenda baturundamo tukirinde. Kukirinda kikwiza ntabwo ari ukuvuga gute, ni ukuvuga ngo tugomba kugira gute, tugomba gusenga Imana bitanyuze mu kwizera abandi, tutazi imbaraga aho bazikuye ngo tugende tuba aribo tugira dute turambirizaho. Iki kiganiro gikoze kugira ngo tubiganireho, tubwizanye ukuri ibihari cyangwa se realite y'ibihari. Byaba byiza rero mugize mute mubikurikije kuko bizadufasha, kuko ibihe turimo hari benshi cyane bitwikiriye iki kintu cy'umwuka w'ubuhanuzi se, iki kintu cy'umwuka w'ibitangaza se, ariko tutazi ibintu bararamo mu majoro bavugana na za nyabingi zabo, cyangwa se ababatumye, cyangwa se ababahaye izo mbaraga. Bamwe batanze ibitambo biremereye kugira ngo bahabwe izo mbaraga. Hari ibihugu bimwe na bimwe bigarukaho cyane ngo bajya kuzitorayo bagakora ibitangaza, ariko hari ibindi bintu batanze ngo by'ibitambo biremereye. Hanyuma wowe urifashe ngo mvuye aha ngaha ngo ngiye kujya kureba umuntu uri gukora ibitangaza ngo waje, ntuzi aho yavuye, urimo uraza we gusa kuvuga ibigambo gusa ngo ni umuntu w'Imana, ngo Imana yamutumye ngo aze tugire dute adusengere. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo, bifata nk'ubugoryi. Tube tayari, tujye tubwizanya ukuri, mbabare gukoresha ayo magambo ariko biba ari byo. Ukifata ngo Imana, oya, Imana nawe ubwawe wakigererayo. Tube tayari, naho ubwo niba atari ibyo turahura n'ibibazo. Abenshi mugiye kuba ibitambo by'abantu mutazi, benshi mugiye kubapotereza ubuzima, muhemukira imiryango yanyu. Birababaje, njyema ndi kuvugisha amagambo akakaye ariko birababaza kubona umuntu w'umurokore wizera Imana uri mu kigare, ukabyuka ugafata akabibiri akawugatira mu kwaha ukirukanka ngo ugiye kujya kureba umuntu uri gukora ibitangaza, utamuzi, utazi iyo yavuye. Izo mbaraga uza yarazikuye. Tujye tubwizanya ukuri, icya n'ikibereho no kugira ngo tubwizanye ukuri. Njye nibyo nababwiye, burya nimba utunze urutoki enye ziba zikureba, nanjye ntaho mba nishize. Twese tuba turi kimwe, ariko tugomba kuba abantu bazi ubwenge, tugomba kubaho abantu bazi realite y'ibintu cyangwa se y'ubuzima buhari iki gihe, tukagira amakenga mu bintu byose turimo cyangwa se ibyo dukora. Byaba byiza kugira ngo tuba Imana yishimira banyuze mu mucyo, batageneye mu bintu nk'ibyo ngo by'ibitangaza n'iki. Nibyo koko wahura n'uburwayi, hari ababikora ibyo bitangaza ariko ntubu bizi. Erega Satani nawe agira imbaraga, ntabwo Satani burya ari umuntu utagira imbaraga. Satani nawe agira imbaraga ze, ntabwo Satani ari umuntu utagira imbaraga. Agira imbaraga nawe agira ibitangaza yakora. Kuba yahereza imbaraga abantu gutyo uko nguko bafite ibindi bintu by'ibitambo batanze bakaza gukora ibitangaza, nta kidasanzwe pe. Abenshi birabagira ingaruka ariko
mwitonde abenshi birabagiraho ingaruka. Sindi umuhanuzi ariko hari ibintu umuntu areba bihari bikagutera amakenga ku gihe cy'ahazaza cyangwa se mu minsi iri imbere, kuko ubupfumu n'uburaguzi buri mu barokore nta handi hantu buri, tujye tubwizanya ukuri, nta hantu dutandukanye n'abapfumu, nta hantu dutandukanye n'abajya kuraguza n'abateranzuzi. Wowe kujya kuraguza uri umurokore koko urajya kuraguza uri umurokore? Twitekereze, ibi ntabwo ari byo. Naho ubundi yica n'ikibero no kugira ngo tujye tubwizanya ukuri, tubwizanye ku bihari, tubiganireho. Nibyo koko, ariko ibibazo birahari. Turye tuyimenge, twige gusenga turi twenyine, dore ibihe byarahindutse. Ni byiza leta hari insengero yagiye ifunga ko byari bimaze kuba n'akavuyo, izitujuje bimwe na bimwe zigahagarika cyangwa ntizigikora, ariko ibyo bintu byose leta hari impamvu iba yabibonye ikagira gute, ikagabanya. Abasengesha abantu kuva ku cyumweru kugera kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nta kazi bagira, ntibajya gushaka ibibatunga, baririrwa mu masengesho kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Ibyo si ibintu bisanzwe se tumaze kumenya? Ariko leta ni umubyeyi, ntekereza ko buriya hari byinshi iba izi cyangwa se iba yanabonye ibimenyetso ivuga ati aba bantu bakeneye kunyuzwaho iki, agashyari cyangwa se akanyafu. Ibi bintu ntabwo ari byo, ni ukuyobya Abanyarwanda. Mwitonde rero, ibi bihe turimo ni ibihe by'ibitangaza, ariko tube stand by, dukorere Imana yacu, dusenge, tureke kujya mu bintu byo kujya kuraguza ngo nuko ibitangaza biri ahantu. Tuba abarokore banyuze mu mucyo, cyangwa se abarokore bari gusenga Imana bazi kandi bizera, atari imana z'abandi kujya kutazi niyo izo mana izo arizo. Murakoze cyane rero. Iyi ni Gospel 250 of course. Bana nanjye ukora subscribe kandi ukora share nimba yishimiye ikiganiro, tujya tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Yari Valeur.